nta cyiza kibi. Ikindi tubabwira no gutanga banki ngo mu buryo bwabyo ntibyemewe, aho umuntu ashobora kwifata agatangira gucuruza amafaranga atabifite uburenganzira. Murakoze cyane, ibyo nari nateguye uyu munsi ni ibi ngibi, ariko mbere y'uko tujya wenda ku bibazo, hari ikintu ngira ngo ntangeho umucyo. Mu minsi yashize hari ibintu byagiye byandikwa mu muvugizi wa RIB ngo yavuze ngo mabuja na databuja ngo bigize icyaha. Nk'umunyamategeko ubize amategeko uzi ibigize icyaha, ntabwo ibintu nabitinye. Gusa habayeho wenda ko umunyamakuru ashobora kuba yarabwirutse nabi akabiha ango itariyo, noneho ngo bigakubita no muri weekend, muri weekend amakuru aba yabuze agatwika. Niko kantu kasirikira. Uwanditse ngira ngo yabyumvise muri context itariyo, ntabwo ariko nabivuze. Icyo gihe tubivuga twari turi ku cyaha, twari turi kwiga ku cyaha cyo gucuruza abantu. Icyo gihe twari turi ku ibikorwa bifitanye isano n'ubucakara. Mu bikorwa bifitanye isano n'ubucakara bavuga ngo gukoresha umuntu bugwate mu kwishyura umwenda, kumukoresha nk'umuja cyangwa umugaragu n'ibindi. Ubu rero twari turi kwigisha, hari umwe wabajije kuko yahise yumva ijambo umuja, ahita abaza ati se buriya urabona nk'iyo tugiye muri rya soko, mu masoko ujya kumva umuntu araguhamagaye ngo mabuja, ngo databuja, ngo nagufasha guhaha, ngo ibyo ntibigize icyaha. Namusubije ntabwo bigize icyaha, ntabwo bigize icyaha ibyo bintu. Kuba umuntu yakwita undi ni uburyo bwo guca bugufi imbere y'umuntu kugira ngo ugire icyo umufasha nawe agire icyo aguha. Ntabwo bigize icyaha, kandi ikintu cyose kigize icyaha kiba giteganyijwe n'itegeko. Ngira ngo rero ubufatanyabikorwa beza ako kantu rwose muze kugakosora. Abantu benshi barabyibazaga, nanjye ndibaza mbese ibi bintu koko ni uko yabyumvise. Gusa ikindi nabafasha nako nabasaba, nk'ubwo icyo gihe kuba twari turi kwiga ibyaha bigize icyaha cyo gucuruza, ntabwo yigeze abivuga, yivugiye kuri ako namwe ngo mwashaka ango. Iyo ango imeze niba muri angere twize zose, iyo angere iragoranye, nta naho ihuriye n'umurongo w'ibyigwa, nta no gukomoza kuba ati icyaha cyo gucuruza abantu n'icyaha kibi mu byirindana. Yifitira ango nyine, bikutana ko amakuru yari yabuze muri weekend aba ahahinduye kuriya byagenze. Murakoze cyane, ngira ngo muraza kumfasha kubikosora. Asante sana. Yes, murakoze. Ibyangombwa akitwa ko umuzungura, hanyuma ubwo rero nk'umuzungura nawe ajya kugurisha. Nyuma baje kugurisha uwo mutungo, ariko baza gufatirwa mu cyuho, aho urwego rw'ubugenzacyaha bari bamenye amakuru, bafatirwa mu cyuho batarishyura amafaranga yose. Agaciro k'uwo mutungo bari bakabariye agera kuri miliyari 1, bafatwa batarayishyura yose. Bari bamaze kwishyuraho miliyoni zigera kuri 200, ariko izo nazo zahise zifatirwa aho bari bazibikije. Kese rero ya gatatu, Muragijimana nanone yafatanyije na Maître Bahati Pierre Canisius, yise ko ari umuavoka akaba ari n'amategeko yigenga, nanone yemeza za procuration ko zemewe n'amategeko. Ni ukuvuga ngo aba bose uriya n'umumenti wabo, iyo habaga hari icyangombwa gisaba procuration bizwi nka power of attorney, cyangwa se uburenganzira bwo kugira ngo ubutaka ujyeho, cyangwa uburenganzira bwo ushobora guhabwa kugira ngo ugurishe,
Maître Bahati n'undi arazaga akabyemeza anotera agateraho kashe. Indi kesi ya kane Mudatsikira Innocent uzwi nka Cyusa Brice Ngoga John, igihe baberekanaga hano hari inyuma hari umuntu wambwiye ngo abase ejo bundi n'abaparedinzi nibyo ko abenshi hano barimo isubiracyaha. Uyu rero nabo nanone Mudatsikira Innocent uzwi nka Cyusa Brice na Ngoga John na Gatera Jean Baptiste na abafatanyacyaha, aba bose bakaba nabo barafashwe bagerageza kugurisha umutungo wari uherereye mu murenge wa Ndera, ukaba ufite agaciro kagera kuri miliyoni 800. Bahita bafatwa bataragurisha, ariko ibyangombwa by'ibanze bari bamaze icyaha bari bamaze kugikora ariko batarishyurwa, nabo barafatwa. Umuyobozi wabo nanone master plan akaba ari Sindayiheba Valens. Imitungo amaze kugaruzwa agera kuri miliyari 1 mu byo bari bagerageje kwiba. Amayeri rero bakoresha aba bantu, icya mbere bashaka amakuru ku butaka, bakamenya ubutaka bwa kanaka bwanditsweho nde, hari n'ubutaka bagurisha bwari buri ku isoko bukeneye kugurishwa ariko bukagurishwa mu buryo bw'amanyanga. Hari igihe umuntu akenera kugurisha ubutaka bwe cyangwa inzu, aba rero bakabyihuta mbere bakayiganya umuntu runaka. Urumva amakuru y'ubutaka bagiye kugurishwa, amakuru barayashaka bamara kuyamenya. Ayo makuru rero niyo bashingiraho bacura umugambi, bagakora itsinda, bagacura ibyangombwa biri mu mazina ya nyir'umutungo nk'uko bashaka ko bigenda. Niba ari umutungo wanditswe mu mazina y'umugore n'umugabo, bakagerageza gushaka umugore n'umugabo nka kwa kundi mwabibonye. Hanyuma hakazamo no gutanga uburenganzira bwo kugurisha ya procreation cyangwa pavato, ikemezwa na noteri uba washatse. Hano mwumvise ko harimo Maître Bahati Pierre Canisius. Bakabanza bakayishyira no mu mazina yabo. Hari naho kiriya kintu iyo bamaze gufata procreation kwa kundi bimwe bagashyira mu mazina yabo ubwabo, noneho bakaza kugurisha neza. Wowe ugura ukaba uzi kugura n'umuntu runaka. Aho rero niho hazamo umwari Jean d'Arc, hariya mwabonye nk'uzungura sinayo yisigaho na Musabyimana Joseline nk'umugore n'umugabo. Ibi rero ni ibyaha tubona by'ubwambuzi bushukana, bisaba ko abantu bagenda bita abantu bagomba kugenda bagira amakenga. Aha rero nk'uko mwabonye buri muntu wese buriya aba afite uruhare rwe. Hari ujya gucurisha ibyangombwa, hari ukora procreation, hari uhimba scenario, hari utanga plan nk'uko babivuga aribo ba mastermind. Ibyo byose buriya no mu kugabana bishingira ku ruhare buri wese yagize. Mwabonye ko ari isubiracyaha Sindayiheba Valens, ari isubiracyaha aho muri 2018 yarekuwe nabwo ku cyaha nk'iki ngiki cyo kwihisha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya. Mudatsikira Innocent uzwi nka Cyusa Brice na Ngoga John nabo bakaba mu mwaka wa 2024 ngira mu kwezi kwa 9 cyangwa mu kwezi kwa 9, nabo n'ubundi niba mubibuka neza nabo twarabagaragaje nabo ku byaha n'ibi byo noneho icyo gihe bagurishaga imodoka z'abantu. Muri Musabyimana Joseline nawe n'isubiracyaha. Ibyaha rero bakurikirana ngira ngo basobanuriye n'ibihano byabyo nk'iki cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi uhanwa n'ingingo 224 y'itegeko riteganya ibyaha muri rusange. Igihano bahabwa baramutse bagamijwe n'urukiko ni hagati y'imyaka 7 n'10. Hanyuma ikindi cyaha gikurikiyeho kwitira imyirondoro ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 40
y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga. Igifungo bahabwa baramutse bahamijwe n'urukiko ni igifungo cy'imyaka 3 kugera kuri 5 n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 3. Kwihesha ikintu cyo byakoresheje uburiganya n'icyaha cyo gihanwa n'ingingo y'124 y'Itegeko riteganya igihano muri rusange. Igihano gihari ni kuva ku myaka 2 kugera kuri 3 n'ihazabu ya miliyoni 3 na miliyoni 5 igihe baramuka bahamijwe n'urukiko. Guhimba inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ni icyaha kigiteganywa n'ingingo 226 y'Itegeko riteganya igihano muri rusange. Igihano bahabwa baramutse bahamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'irindwi n'ihazabu ya miliyoni 3 n'eshanu. N'icyaha cy'iyezandonke. Icyaha cy'iyezandonke gihanwa n'ingingo ya 56 y'Itegeko ryerekeye gukumira no guhana iyezandonke. Igihano bahabwa baramutse bahamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku myaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni 3 n'eshanu. Ubutumwa rero dutanga ubutumwa tugenera abantu bagura imitungo. Nubwo aba bantu baba bafashwe, nubwo inzego za leta zishyiramo imbaraga zose kugira ngo abantu nk'aba bafatwe, mwumvise ko bafashwe ku bufatanye bw'ikigo cy'ubutaka. Nubwo twabafata, hariho amafaranga adashobora kugaruka baba bariye. Ubwo rero ibyo biha umukoro aba bantu bagiye mbere y'uko bagura bakabanza kugira ubushishozi, bakabanza kugira amakenga. Hari umutego abantu bagura imitungo bagwamo. Imitego ya mbere ni uko aba bantu bashushubikanya bakabita imari ya make. Imari ya make. Iyi mitungo twavuze urebye ugiye ku isoko rya nyaryo atari uburiganya, umutungo wagurishwaga nka miliyoni 200 wari ufite agaciro ka miliyoni 500. Uwagurishaga miliyoni 50 wari ufite agaciro ka 70. Wari ufite uwagurishwaga 20 ugasanga ufite agaciro ka 70 tuvuga. Aba rero babicisha akantu ko kuvuga ngo imari ishyushye, imari itagucika. Ubwo hakaba hari n'abandi bantu muri bari abafatanyacyaha, hariho uza bakoresha amagambo yabo ngo gusheta wa munyemari uje kugura, hakaza undi yihuta ushaka kumutanga imari akamushyirishamo azanye igifurumba kirimo ibipapuro. Abantu bakaba batoya tuyunguye rwose niwe wemeye turi inyangamugayo, ntabwo tugurisha abantu babiri ngo ngaho tubwire ngo uragura cyangwa tugurisha uriye. Wa undi uje ushyushya gusa utari bunagure akavuga ati rwose mwinyime imari nubwo ejo nagiye ntavuze ariko nisubiyeho nzanye amafaranga. Wowe undi nawe kumuje imari igiye kumucika agahita areka ifaranga bakanamupangisha gutyo. Aho rero mu by'ukuri ubutaka bw'u Rwanda ntabwo murabizi, ntabwo ubugurisha nkaho buri buhombe, ntabwo buba expired. Aho rero umuntu ugura imari yarakwiye kugira amakenga, ntabwo yarakwiye gushyirishwamo n'abantu nababwe nizo tereme bakoresha, bakamwihutisha akagura ikintu huti ntabanje gusuzuma, nta makenga yagize kubera ngo imari itamucika. Ndabigira inama, burya amafaranga n'ayawe, kuko kandi burya ufite amafaranga niwe mwana. Bari bakwiye kukwinginga, si wowe wari ukwiye kubinginga. Bari bakwiye kugushyiraho ihugu kugira ngo ugure utabanje gushishoza. Ugomba kugira amakenga. Uruhare rw'umuntu ugiye gutanga amafaranga ni abaze mu kigo cy'ubutaka ashishoza, ndetse areba ko no mu butaka. Mu minsi yashize twabonye n'abagurishaga ubutaka bwatanzwe nk'ingwate. Ni ukuvuga ngo ni uruhare rw'umuntu ugiye kugura kubanza gusuzuma niba ubutaka agiye kugura butari bwawe. Urumva ugiye uramutse uguze ubutaka buri mu ngwate. Mwakoze kwitabira ubutumire bwacu.
ubutumire bugaragaza ubufatanye ubugenzacyaha bufitanye n'itangazamakuru. Ubufatanye rero akenshi murabizi ko twese duhuriye ku nshingano y'ineza ya rubanda y'umuturage. Mumaze kubona abantu 11 bamaze kwerekanwa hano. Aba bantu uko ari 11 nabonyemo abagore 3 na n'undi mugore usigaye n'abagabo. Aba bantu bafashwe bakurikiranweho ibyaha by'ubwambuzi bushukana, bafashwe ku bufatanye bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka National Land Center, kandi hakomeje gushyirwaho ingamba zo kugira ngo ibi ntabwo bivuga ibi ntabwo biri kuvuga ibi ntabwo bivuga mugize neza tutarajya kure. Abafatanyabikorwa rero b'abanyamakuru duhuriye hano, mwakoze kwitabira ubutumire twabahaye. Ubutumire akenshi bushingiye kuri bwa bufatanye, aho tuba tugamije kugira ngo umuturage amenyeshwe, abwirwe amayeri akoreshwa n'abantu batandukanye, abantu bagizi ba nabi, kugira ngo tubaburire hato hatazagirwa mu mitego w'ibyaha cyangwa mu mayeri bakoresha. Abantu rero ku mabone 11 harimo abagore 3 bafashwe ku bufatanye bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka National Land Center. Bafashwe mu byaha bitandukanye, cyane cyane ariko ari icyaha cyo kwihesha ikintu hakoreshejwe uburiganya, aho bafashwe bagurisha imitungo y'abantu, imitungo itimukanwa, harimo amazu n'ubutaka. Ingamba zo kurwanya guhashya abantu nk'aba ngaba bagurisha umutungo w'abantu zirakomeje, dufatanyije n'inzego zitandukanye, cyane cyane ubufatanye bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Mbese namwe turabashaka ubufatanye bwo kugira ngo ibyaha tubirwanye. Tuzi neza ko umutungo w'umuntu uba uhenze, nta muntu rero wari ukwiye kujya awutwara awugurisha atari we, ataramuvunikiye. Aba bantu uko mwababonye, uwa mbere yitwa bafashwe tariki ya 9 Werurwe, hafatwa bari ko ari 11 uko mwabonye. Akaba uwa mbere ari Sindayiheba Valence, umuyobozi w'itsinda, ndetse ubu ngubu akaba ari no mu isubiracyaha. Muragijimana Emmanuel nawe ni umuyobozi w'itsinda. Sinayobye Simon, umufatanyacyaha wiyandikaho imitungo itariye ndetse akanayigurisha. Musabye Maria Joseline, umufatanyacyaha wiyandikaho imitungo itariye ndetse akanayigurisha. Nikuze Brigitte, umufatanyacyaha wiyise nyir'umutungo, agaragaza ko atanze procuration kugira ngo umutungo ugurishwe. Umwari Jean d'Arc, umufatanyacyaha nawe wiyise umwana wa nyir'imitungo, agaragaza ko ari umuzungura. Miruho Asiel, umufatanyacyaha wahimbye icyemezo cy'urukiko cyemeza ko izungura ryemewe. Maître Bahati Pierre Canisius akaba ari avoka ndetse akaba ari na noteri wigenga, akaba ari umufatanyacyaha wemeza ko procuration ari iz'ukuri akaziteraho kashe. Mudatsikira Innocent uzwi nka Cyusa Brice, umufatanyacyaha wahimbaga ibyangombwa by'ubutaka, nawe ubu ni isubiracyaha. Namuga John, umufatanyacyaha wahimbaga ibyangombwa by'ubutaka. Gatera Jean Baptiste, umufatanyacyaha washakaga abagura imitungo. Aba bose bafungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro Kimironko Remera Nyarugenge mu Nyamirambo,
na dosiye yabo ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. Ibi byaha rero bakurikiranwaho uburyo babikora kandi tubanza tubasobanurira ibyaha bakurikiranwaho. Ni ibyaha bitanu: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kubijyamo, kwitirira umwirondoro, kwihesha ikintu cyo hakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano n'iyezandamubiri. Igihano gito bahabwa baramutse bagamijwe n'urukiko ni imyaka 2, ariko ikinini kirimo ni imyaka kugera kuri 15. Aba rero uburyo bakoramo icyaha, aba bose bafatiwe muri kesi enye ariko zifite aho zihuriye. Zose zifite icyita rusange kimwe, ko no kugurisha umutungo utimukanwa w'abantu, ubutaka ndetse n'inzu. Iyo tuvuze ubutaka, ubwo ni isambu cyangwa ni ikibanza kirimo n'inzu. Uyisinde Valens ni umuyobozi w'itsinda ry'aba bantu bakekwa, afatanyije na bagenzi be aribo, ubwo ni muri kese ya mbere, Muragijimana Emmanuel umuyobozi w'itsinda nawe, Sinayobye Simon umufatanyacyaha wiyandikaho imitungo itari ndetse akayigurisha, Musabyimana Joseline umufatanyacyaha wiyanditseho imitungo itari ye ndetse akayigurisha, Nikuze Brigitte umufatanyacyaha w'igisenyi n'umutungo agaragaza ko yatanze procuration kugira ngo igurishwe. Aba badamu mubonamo buriya bo bagira uruhare rwo kwitwa umugore wa kanaka, ubwo bajya kugurisha hakagurisha umugore n'umugabo, bacuze ibyangombwa rwose biri mu mazina yabo. Ubwo ni rwo ruhare rwabo rwo kwitwa umugore n'umugabo, n'ubabonye rwose akabona ko muri kesere ya mbere Nikuze Brigitte hano nawe yashatse ibyangombwa yise ko ari n'umutungo, agaragaza ko atanze procuration, ayiha Sinayobye Simeon na Musabyimana Joseline. Ubwo Sinayobye Simeon na Musabyimana Joseline baguze nk'umugore n'umugabo, bita umugore n'umugabo bitewe n'uko umutungo uteye, niba wanditse ku mugore n'umugabo. Hano Nikuze umutungo wari bagiye kugurisha wari wanditse ku muntu, ubwo rero ajwa role yo kwitwa ko ari gutanze procuration, ayigurisha abise umugore n'umugabo, akaba aribo bagaragara ko baguze. Iyo rero imitungo imaze kujya mu maboko y'abangaba, noneho bayigurisha abatuje, ugiye kugura we iyo agiye gucekinga, acekinga kuri level ya mbere, asuzuma kuri level ya mbere, ubwo asuzuma kuri level ya Sinayobye Simeon na Musabyimana Joseline, akagira ngo ni ba nyir'umutungo koko, ariko nabo barawubonye mu buryo bw'ubugari. Aha niho tuza gutanga ubutumwa. Nyuma ya hariya ugiye kugura, reba nibura level eshatu buri mutungo ugiye kugurisha wamugezeho uvuye kuri nde, nka level eshatu nawe awukuye kuri nde, kuko iyi ni trike bakoresha, ni amayeri bakoresha kugira ngo waba ugiye kugura najya no kubaza muri Land Center abone ko umutungo wanditswe kuri aba bantu, ngo uti ni couple koko n'umugore n'umugabo baramuguze, ariko se bawuguze nabi, bawuguze n'ubundi n'uwugurisha atari. Mwibuke ko Nikuze Brigitte hano yashatse procuration, agatanga procuration ariko noneho ashingiye ku byangombwa by'ibihimbano, n'umutungo imisi yari wanditse ku muntu nabwo w'umugore, tutashimye kuvuga amazina ya hano kubw'impamvu. Hanyuma Brigitte amaze urumva iyo procuration yemejwe na Maître Bahati nka noteri,